bakunzi ba Intumwa y'Agakiza TV, reka tubabwire rero uyu munsi nanone ko tubazaniye ibindi byiza byinshi tubategurira umunsi ku munsi tugamije kugira ngo izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwe icyubahiro. Reka rero mbabwire yuko uyu munsi twanyarukiye mu karere ka Burera. Twagiye mu karere ka Burera tukaba twasuye umukozi w'Imana musanzwe mumuzi, ngira ngo muramureba kuri ekara zanyu, kuri telefone zanyu muramureba, musanzwe mumuzi. Ni umuvugabutumwa Sekazuba Jean Damascene. Uyu munsi twagiye kumusura iwe mu rugo kubera impamvu imirimo n'ibitangaza biri gukomeza gukoreka, Imana ihabwa icyubahiro kubera ibikorwa bikomeye iri gukoresha umukozi wayo Sekazuba Jean Damascene. Reka rubabwire yuko uyu munsi twagiye kumusura tubasaba kugira ngo iki kiganiro mugikurikirane, murumvamo ibintu byinshi, murabonamo uko Imana iri gukora imirimo n'ibitangaza muri iyi minsi. Sekazuba Jean Damascene niwe turi kumwe, mbasaba kugira ngo mukore subscribe kandi mukore no kuri iyo nzogera, hanyuma mukore na like, hanyuma mukore na share kugira ngo iki kiganiro kibashe kugera ku bantu bose hirya no hino ku isi. Reka rero duhe umwanya Sekazuba Jean Damascene, mbere byose abanza nabibwire ku buryo burambuye, hanyuma dukomeze tuganira. Murakoze kudusura hano mu rugo mu karere ka Burera, murenge wa Rugarama, kagari ka Gafumba. Nkuko mudusuye nka Intumwa y'Agakiza TV, nitwa Sekazuba Jean Damascene, ndi umugabo, ndubatse, mfite umudamu n'abana, ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa. Benshi dukunze guhurira mu biterane bitandukanye cyangwa mu mirimo itandukanye yo kuvuga Imana. Ndi umukozi w'Imana, ndi umuvugabutumwa, ndi n'umuhanzi ku giti cyanjye, ndetse ndi n'umunyamasengesho. Rero tubahaye ikaze Intumwa y'Agakiza TV hano mu rugo rwa Sekazuba, turabakiriye, Imana mu ijuru bamugisha. Kimwe rero mu bintu biri kutugenza Sekazuba muri iyi minsi, ujya kubona ukabona abantu bagize nk'ikibazo cy'uburwayi cyangwa bagize ibibazo runaka bakirukanyira mu bapfumu cyangwa se mu bandi bantu bafite ubundi bubasha runaka, ugasanga abantu niyo bari kunyarukira kubera ko hari wenda bakeka ko Imana yakoraga ibitangaza cyari ku ngubu itakibikora. Wabitubwira iki? Murakoze. Imana yakoraga ibitangaza kera na n'ubu iracyakora ibitangaza, nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira ngo uko Imana yari iri kera na n'ubu niko ikiri. Rero ndashaka kubwira abantu bahura n'uburwayi cyangwa ibindi bibazo bitandukanye bakirukira mu bapfumu, ndashaka kubabwira ko Imana yacu igikora ibitangaza. Imana yacu iracyakemura ibibazo, Imana yacu iracyakiza indwara zananiranye, Imana yacu ifite ubushobozi bwinshi. Bibiliya itubwira neza nguko yari iri kera nikwiri. Kandi nakunze Yobu we yabivuzeho neza hano mu gice cya Yobu 42 umurongo wa 2. Yobu abonye ibigeragezo amazemo igihe kirekire, ngo Imana iramubwira ngo ariko Yobu, ngo ubuhanga bwanjye wamenya aho buturuka cyangwa ibyo ntanguza aho biva. Yobu we arangije ako kanya mu kwiyumvira ko asubiza Imana avuga ngo Mana, nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ngo Imana irangije kumva ko Yobu ayihaye imbaraga ko ishobora byose, irongera imusubiza ibyo yari yaragize ate yarabuze. Rero ndashaka kubwira abantu bakurikiye Intumwa y'Agakiza TV, Imana iracakora ibitangaza. Imana ikora ibitangaza, Imana ikiza indwara zananiranye. Imana cyane cyane ndashaka kubabwira ngo abantu benshi bakunda kuvuga ubushobozi n'ubuhanga bwa shitani, ariko ngewe sinzi kandi ubwo buhanga bavuga bwa shitani nta nubwo shitani afite imbaraga zirenze iz'Imana. Kunze gukurikira amacano menshi avuga ibi bya shitani uko baramamaza ngo habonetse umupfumu yakoze ibitangaza, ariko ndababwiza ukuri ngo Imana yacu ikora ibitangaza, ubu iracakora ibitangaza. Ibyo kuvangura ko ikoraga ibitangaza kera na n'ubu iracakora ibitangaza. Uragira uti na n'ubu iracyakora ibitangaza. Ibikora ite? Biraza bikava mu ijuru bikitura hasi cyangwa se ibicisha mu bakozi bayo? Ibicisha mu bakozi bayo nk'uko biri bitwereka. Na kera nk'uko bivuze ngo mbere ntiyabivanaga hejuru, ahubwo yagiraga abantu binyuzamo. Yatoranyaga Sekazuba, yatoranya Israel, yatoranya Jean Paul, yabinyuzaga mu bakozi bayo, kuko Imana ntago ibinyuza mu iki giti, ibinyuza mu bakozi bayo. Nawe uri umukozi w'Imana. Nanjye ndi umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana ikabinyuza mu bakozi bayo. Hari ubwo weho
yari yabikunyuzamo ukabona igitangaza kirakozwe ari Imana igikoze ariko ikoresheje Sekazuba Jean Damascene? Okay, yabinyujemo kitari kimwe kitari bibiri, byinshi Imana yaginyuzamo nkabibona n'amaso yanjye. Waduha ingero? Ingero za mbere byabaye ku mugaragaro, narimo mbwiriza mu giterane Tanzania ahantu bita Mwanza. Byarabaye kuko baje no mu Rwanda abo ba Tanzania bakirwa no kuri radio Elise Musanze, baza mu biterane hano iwacu bashima Imana. Igitangaza cya mbere Imana yankoreye ni kimwe icya mbere yatangiye kunkorera ndimo mbwiriza mu giterane mu mujyi wa Mwanza, ngeraho gusengera abantu. Noneho Imana iza kumbwira ko hari umuntu waje mu rusengero ariko akaba afite umurwayi yasize mu rugo wamurambiye, ariko umurwayi akaba arwaye kanseri. Habonekamo umwe avuga ko ari nyina umaranye kanseri imyaka 12, bakaba baramuvuje bikanga no gukira, akaba aranze gukira. Uwo mwanya ndabyibuka neza, ngira ngo barabyumvishe ku binyamakuru. Imana iza kuntegeka ibinyujemo nk'uko abinsabye, inyemeza ko nshobora gufatana n'abapastori nari nasuye tugasura uwo muntu. Tugezeyo ngisengera uwo mumama, Imana ivugisha nge Sekazuba, inyuze muri Sekazuba imbwira ko ako kanya ikijije uwo muntu kanseri. Kuko bagiye gupima kanseri basanga Imana yayikijije neza. Ni bamwe baje mu Rwanda, ngira ngo abapastori bo batanze ubuhamya kuri radio, batanze ubuhamya mu biterane. Ico ni icyambere. Ikindi cyambere ni abantu nasengeye, navuga twamwa nafata nomero zabo, nge nsige mvuga Imana, nkavuga ibitangaza byayo ariko nkerekana n'ibihamya. Kuko ikintu gitera abantu basige bavuga ngo Imana irakora ariko nta bihamya. Kabana kuvuga ngo telefone uyu muntu, hari abantu twasengeye bamaze imyaka 7 batabyara bo barahetse. Imana ikora igitangaza. Kandi nk'uko muri Bibiliya ko yahaye Ana umwana amaze imyaka 70. Ibyo byabaga kera. Ubwo nashaka kuvuga ko ibitangaza yakoraga kera ndetse ibyiri gukora ubu nta n'imyaka biri kumara, kuko nasenge nta myaka 70 yamaze. Urumva rero ko Imana igikora. Ndashaka kuvuga, ngira ngo ndashaka kuvuga ibyo abantu bagiye babona. Sinshaka kuvuga ibyo abantu batabonye, ndashaka kugira ngo mvuge abantu n'ababona intumwa y'Agakiza TV babona iki kiganiro bavuga ngo ibyo Sekazuba avuga kuko twarabibonye. Ndavuga umuntu w'Ikabare bari bararoze, araroga bamuvana mu rugo araruta, amaje kuruta arahukana jiwabo. Naramusengeye muhara mu mujyi wa Kabare, Imana imukiza uburwayi bwo mu mutwe by'abarozi bari baramukoreye. Arangije ngira ngo baje gushima Imana, ndetse na paruwasi asengeramo ya AR bagura n'intebe uburi hara mu rusengero rwacu, baje gushima Imana, baje kuvuga ibigwi by'Imana yakoze inyuje muri Sekazuba. Ibyo byarabaye ku mugaragaro. Baje kabiri kenshi cyane bazavuga ibigwi by'Imana, abo ni benshi abarwayi na Hureza Nairobi nsengera. Ngira ngo ugiye kuri channel yanjye ukandika Sekazuba kuri YouTube yanjye, urareba abantu twasengeraga barwaye Imana ikabakiriza mu biterane. Rero uko yakizaga na nubirakiza, ndetse n'uno muri korona iri kugira iri gukiza, kuko hari abantu babona ko n'ibikuba byacitse bakomake n'ubu Imana ikomeje gukora imirimo yayo nk'uko ijambo ryatubwiye ngo ko yari rikera niko ikiri. Hanyuma rero utubwiye Mwanza, urongera utubwira mu gihugu cya Uganda, ariko se aha turi mu Rwanda cyangwa hano mu karere ka Burera, ahanga mu rugo wawe mu mudugudu mu kagari bimeze bite? Aha dutuye, aha ntuye mu karere ka Burera, sindatanga n'inzagihe za kera zibitangaza Imana yagikora. Hubwo ngenda navuga nuri hano turi kumwe, kuko ari igihe navuga. Uravuze ngo uri hano turi kumwe, ndagira ngo cameraman amwerekezeho kamera kugira ngo abakurikiye Intumwa y'Agakiza TV abanze bamubone, hanyuma urekomeze utubwire. Nta kibazo. Ko biri kose muramubona uwo muntu Sekazuba ari kuvuga. Ndamuvuga uyu turi kumwe, ni umuntu wenda ari igihe navuga bagiye bakavuga ati sawa abantu ko batabagaragaje, babonye ko Imana ikora, babonye ukuntu Imana ikora ibitangaza. Imana wavuze mu karere kabura kuvuza ba Mwanza bo muri Tanzania, abatanzania ba Uganda. Ese muri Burera bite? Muri Burera barimo benshi, ndetse by'ibimenyetso nta narondora ngo mvemo, nta narondora ngo ndangize benshi cyane. Hari n'uwo turi kumwe nyine, nawe wabibwirira uko yiboneye imbaraga z'Imana, uko abonye Imana ikora imirimo yayo. Reka mbere kugira ngo tumuhe ijambo, tubwire uyu muntu ari mu tumusanze mu rugo iwawe, yaje ryari, yari afite ikihe kibazo, byagenze bite, ubu ngubu bimeze bite? Okay, murakoze cyane. Uyu muntu musanze hano iwanjye yari yarwaye uburwayi bwo mu mutwe, bamuzanye kuwa gatandatu niho bamugejeje hano, arwaye amerewe nabi.
mfatanya nawe gusenga Imana kuko baramuvanye i Kigali, mu mujyi wa Kigali niho hatuye niho avuka. Amugejeje hano turasenga Imana ikora ibitangaza. Ngira ngo muramubona umuntu baje bafashe atashobora kwigenza cyangwa adashobora no kumenya uburyo n'uwo munsi ariko bakaba ari umuvuga butumwa, akaba ari kuvuga Imana ari gushima. Ibyo ni igitangaza. Ubwo kingana iki? Ni kwa gatandatu warya w'iki gishize? W'iki cyumweru gishize ndakeka ngo uyu munsi ni kwa gatatu. Twabara ko ku cyumweru hari 28 ubwo amugejeje hano kuri 27 ku itariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu. Byari bimeze bite? Dusesengurire neza. Njyewe uko bamuzanye koko agaragara nk'umurwayi, kandi umurwayi urembye, urwaye mu mutwe, urwana n'abantu udashobora kugira utekano. Mwanamwibariza nawe buriya rye umuntu avuga bakavuga ati byari za commentaire z'abakozi b'Imana, kuko nawe afite uko yiboneye Imana, yabonye Imana, afite uko yageze hano ameze, afite nuko ameze. Naho ubu ngiye muri commentaire yuko namusengeye naba ngiye kuvuga wagira ngo ndavugira umuntu utazi kuvuga. Hari igihe uvuga bakavuga ati si aravugira umuntu mukuru we ntagaze Imana kandi we ntiyayibonye. Ubwo bugasa mushaka kwigisha umuntu kandi nawe yarabonye Imana. Ahubwo nagira ngo mbasabe nk'abantu mwadusuye, navuze ibyo Imana yakoze, bamwe bafite ibimenyetso ariko ikimenyetso cy'umunsi kirivugira. Reka tumubaze mama, ni mu mujyi wa Kigali iwanyu, mujya kuva iwanyu byagenze gute? Ongera ijwi. Amazina yanjye ariko nitwa Marie Jose. Nyiramuhire Marie Jose. Mu by'ukuri byari bikomeye. Buriya duhura n'ibigeragezo byinshi ku isi, kandi biturwanya birahari, ariko hari ijambo rishimishije. Ubwo nanjye urashaka gusoma muri Bible nkabona koko hari imbaraga zimira izindi. Kuba twaramenye ko hari ingabo ziturwanya, ariko tukagira ibyiringiro ko ziturwanira ziturwanya. Iryo jambo abantu nkunda kuri babwira. Amen. Kuko nanjye imbaraga nasanze zihari. Nakubajije ngo mbere mujya guhaguruka i Kigali ko muzamuri Burera, wari ufite ikihe kibazo byagenze? Ubundi mu bigaragara ntabwo nari mfite ubuzima bwiza, nahuye n'ikigeragezo cy'uburwayi. Buriya mu kurwara k'umuntu dukunda guhura n'abaganga kenshi, hari nubwo gupima ibizamini byose bakabura uburwayi. Buriya twebwe abantu hari nubwo usanga umuntu akureba akakwihera indwara bitewe nuko nawe gusobanukirwa biramunanira. Ariko njye mu bigaragara nagiraga n'ibyingi byo kuvuga jewe numva nta n'ikibazo afite, ariko none hari ubwo numvise mfite ikibazo. Uyu mwaka wa gatanu mfite sosiyete nyarwanda murayizi, hari aho twaganiraga tugashyira hamwe mu mishinga, mu bikorwa, mu biganiro, tukabona nta kibazo. Ariko ibi bintu bitewe n'ubuzima umuntu aba yarasanganywe n'abantu muba mwarabanye, ukaba wumva unaniwe. Njya nibuka gukomera k'Uwiteka kwanjeho. Mu by'ukuri nari maze kubona byinshi bimita mu maso, nkabona hari icyo bishakaho. Ese nko mu gihe mbaye umupfakazi, ndibuka ko rimwe aho nabatirijwe hari Gasave mu mujyi wa Kigali, hariya haruguru y'Agakingiro. Nk'abambonye nkandagirayo, by'ukuri ntabwo bwari n'ubwa mbere njyayo. Kariya karere nkavukamo ni ahantu nisangaga abavukanyi banjye bari barahakirijwe, barahasengera. Nabigereje mu buto nkajya njyayo, ariko kubera ukuntu nari umuntu ukundaga kwigumira mu rugo cyane, usibye nko kuvamo njya mu ishuri, ariko naba nanagarutse umva seshaka kujya kure, naba nagiye no gusenga mu gitondo. Nayo nisanze ndi umwana umwe w'umukobwa mu bahungu, nkabona afite utuntu tundeba, nkumva kuva mu rugo ntabwo nari nzi ko umuntu akizwa akabona umwanya wo gusenga. Ariko ubu amavuta y'Uwiteka yakugezeho, ubona nta n'imirimo yindi wakuta ari gusenga. Noneho rero ubwo mukuza hagati aho kuzina mu buzima busanzwe, indwara zarabaga, ibigeragezo bikaza, ubu nisanze ntabaye njya nsetsa abantu, nanjye n'umuntu wabisekeje.
mvuga ko ndi umudemobe na demobirijwe abantu bagakunda guseka cyane ahubwo ati wabaye umusirikare se kuvuze ngo uri umudemobe oya nanjye ako gajambo nakabwiwe n'umuntu w'umuvandimwe aje namaze gupfusha umugabo ati twabaye abademobe ngo ino tutu ariko icyo gihe nari mfite icyegezo cy'uburwayi umugabo wajyaga ngendana mvuza mu by'ukuri hari icyo byashakaga ibyo byateguraga byagira ngo nzamenye Imana nari kure yayo ariko mukuza hano bwo mu by'ukuri jyewe nisanze ndi umuntu numva ntameze neza ndibuka ko n'abari bambona icyo gihe nabwiraga ni mumve mu maso abantu wari wabanze nari nabanze mu by'ukuri iyo umuntu ageze aho avuga ati njye ndishakira perezida w'igihugu izo kara zinyuzemo ndabizi uvuga ati ngere sa perezida w'igihugu njyewe niwe munyakuri nzi uko niko bivuga pe iryo jambo narivuze abandi bose utabashaka rwose habwa ati mw'iki gihugu cyacu umuntu nemera ni perezida wacu muzehe nintabona muzehe ninyuntera n'urushinge nibwo abaganga simba akeneye ikintu nababwiye mume transfert icyo gihe se abantu baragufataga ngo udatera amahane barakubohaga icyo gihe kuyoba ku managinge byagendaga oya icyo gihe nabonaga ko mu by'ukuri n'ubusanzwe tubaho ariko ukagira abantu muvugana mugendana mwuzura mukundana kandi ubundi itegeko umuntu agomba kubana buri wese neza ariko hari nk'umwihariko wenda ikintu nibuka cyo mumbabarire aho hantu ndasa nk'uwifataho gato wanze kugira icyo bivugaho byarabaye bo hari abantu bamwe natoranyaga abantu abagomba kugufata nkumva hari abantu ushaka ko banyegera hafi abandi nkumva sinshaka ko bamba hafi ukabirukana ntabwo umva ahubwo nkumva rwose nafata n'inkoni nkanabakubita kuko nafashe n'amabuye bamwe ndabatera mwumva imbere mwebwe byanyu ndabizi kuko nari maze kubona ko umuntu hari icyo ankeneyeho ariko igishimishije imbaraga z'Uwiteka naje kwisanga hanyuma rero ubagimugeze mu bagushyize mu modoka barakuzana we gusa aho ngaho byagaragaye ko hari imbaraga nkeneye zandengera mu by'ukuri buriya hari ijambo rijya rishimisha twebwe abanyarwanda hari umugani mu mico y'ikinyarwanda nk'abanyarwanda ngo umuntu abura se ariko ntabura sebuja umuntu abura nyina ariko ntabura nyirabuja ibyo byose izo ka zararenze kuko ntari nkibashe kubona abavandimwe ntari ntibashe kubona ababyeyi ko batari bakiriho ariko Imana yampaye umubyeyi utuvukana ambera mama ambera data nini wakuzanye rwose arambwira ati nyamara mwabwo rwose mbona bitameze neza ati dukeneye izindi mbaraga zagufasha se muvandimwe izo mbaraga ko senga ubizi nakijijwe nkabamara igihe mu kigeragezo ariko ko mbona numva ndi muzima numva nameze neza ubwo aho hantu hakuru imbaraga ziruta izo nabonye gasaje sengeranye toya tugende jewe mba muri burera hano nkunda gusenga senga Imana nkunda Imana ngeno tugende dukora igiterane tugendera abavuga butumwa twese iyo tumaze kunganira n'imbaraga umwuka aramanuka agakora imirimbo y'ibitangaza bikaboneka ati buriya waruzi ko niyo utizeye hari umuntu igihe yizerera undi nuko muraza rero turaza dufite imodoka ndavuga nti nanjye nkunda gusenga kuko hari abantu twajyaga tugirana ibihe basengeraga hano i Gasave hari igihe cyageze ntajyayo nkajya mu byumba za rubonobono ku irebero hehe za Gacuriro nta hantu mbese aho bavuga Imana hanyuma ubwo muraza rero hari turaza mu by'ukuri jewe Ruhengeri nayicagamo ndi umuntu wigereye kwirebera umuvandimwe w'ibigisenyi hari amajengo afite umuvandimwe wanjye umusaza wanjye ubutaka bwa Ruhengeri nabucagaho mva muri gare nkomeza ariko noneho nabonye navuga mu ndimi zo gukata ibyo bita kudeviya ni mu ndimi z'igifaransa bari icyongereza byose tugenda tubyiga tubimenye ariko ubona bibonye mbona barandeviyani noneho ya nzira Gisenyi narinzi
njye no kumenya ko Ruhengeri sinzi nabimenye nyuma ntabwo gusa wigeze nisanga ubwo wazaga ntabwo wamenye ko wageze muri Ruhengeri reka ntabwo nari mbizi Wari gusa ure- naje mbona twikubita mu bintu bishyushye by'amasengesho biterane birakoreka ariko ubwo mu by'ukuri urwo rugendo rwo kuva i Kigali ugera inahangaha ntabwo urwibuka ntabwo nari nitayeho ko numvaga ari visite ko muri visite yego ariko gusa ko Hanyuma- bambwira ko tugiye mu biterane bazi ko nkunda gusenga atari ko dufite ibiterane twifuje kugutumira ngo uze nawe dusengane ayo masengesho imbaraga ziruruka dufite abavugabutumwa bahari turasanga umuntu usekazuba nza nk'umuntu nanjye ushaka imbaraga zaruta izindimo zikankuraho narindi numvaga nameze neza uwo mu kuhagera koko byarakoretse birigaragaza aragusengera umva twarasenze umwuka aramanuka ubundi umwuka ashinzwe kuyobora abantu iyo umwuka kuri imbere ntacyo awukora nubwo bitatubuza gukora ibyaha turi abantu kandi tuba tuzi Imana yewe urakoze cyane nagira ngo tumenye ukuntu wageze ahangaha reka tugaruke kuri Sekazuba nanone nawe tumuganirize mama urakoze urakoze cyane kuko biragaragara wa mugani wavuye i Kigali ukaza ukagera Musanze ntumenye ko wahageze ukagera no Burera ntumenye ko wahageze ariko nyuma ukaza gusobanukirwa bitewe n'uko wari wamaze kugusengera byumvikane ko ikibazo ntabwo cyari cyoroshye umwe cyose tumaze gusenga icyo gihe uko ubuzima bugenda bugaruka neza kandi nanjye nkumva ko imbaraga afite biri kugenda biza Sekazuba karame uyu mubyeyi atubwiye muri make ikibazo yari afite ukuntu abantu bamugeragaho bamwe akabirukana abandi akabakira atindisha cya Perezida wa Repubulika ni uramvura ni wantera urushinge urumva yari afite ikibazo cy'uburwayi bukomeye bamuzana babonye ramiza okay murakoze bamuzana namanje kwakurwa na musaza we kuko turaziranye arambwiye ati mfite mushiki wanjye nkunda afite uburwayi atari ko noneho bigaragara ko yarwaye mu mutwe kuko yanabibibwiriye urumva umuntu harushaka perezida akavuga ati nta umuntu urangiza urantera urushinge atari perezida kuko niko bati niwe niyumvamo amakuru ambwira ati mwe twageze na Kibagabaga mu bitaro rwose byanze niki ubwo nibwo yamuzanye naha ariko ngarutse nyuma gato mwizo minsi nari nsenze nza guhishurirwa n'Imana biza kunjyamo nakuru uwo musaza kubera tuzanye nabani mbonye mushiki wawe Imana ije nibwo byaje kuba hadashize n'ibyumweru bibiri ibi tuvuga ntidushaka kuvuga ngo tubuze abantu kuja kwa muganga niba urwaje kwa muganga ariko dushaka kubwira abantu ko Imana igira ite ikora nkuko nabibibwiriye ageze avuga ati arabo numvaga nshaka nabo ntashakaga hari nabo yateye amabuye byarawe mu mujyi wa Kigali atera amabuye ariko ikintu kigaragara ko Imana ikora uko bamuzanye pe nawe arababwira ko yageze mu Ruhengeri atabizi imodoka mugejeje hano umugeza hano turaza bamusohoramo yarameze musoramo wabonaga nyine agaragara nk'umugabo nkuko yavuze nkuko ageze wabona ko atazi yari ariko ico namukundi uko yagaraga ubwenge uko agenaga ari ubwenge wabonaga ari umuntu ukunda gusenga ari unasengera umuntu ukabona ibintu byo gusenga ntabishaka none ari unasengera umuntu ukumva nubwo yabata ubwenge bwe budahari ariko akumva ko Imana ishoboye ndibuka neza Petero nawe hano babwiye cyakiri marwa ngo dutumbire ko ari kugira ngo kimanze kibagirwa ibindi kugira ngo n'umugikiza rero ndashimira Imana ko yaraje yaje bamufashe cyangwa bari bamuboshye urabona yaje tagisi vatira mugejeje hano bazamufashe nko babwiye ko umuntu uravuga umuntu ukubwira ko yageze mu Ruhengeri atabizi ntihari yifashe kuko iyo utazi ujya ntiwakwifasha tuwagenda wifashije ariko ico dushimira imbaraga z'Imana ejo hashize ngira ngo yagiye no mu isoko ajya kugura amavuta ajya kugura ibikoresho akeneye ngira ngo muramubona afite Bibiliya arabwiriza umuntu waje atazi yari kujya ubu wamujana mu giterana akavuga ubutumwa wamujana akagera ate nawe yanabibibwiriye umuntu waje ari gutera abantu amabuye wenda aribyo atavuze ari gusora abantu babapangayi bari mu nzu ari kubirukaho akabona amasaha afite Bibiliya no kuba ko hari izindi mbaraga z'Imana zimuri kandi ababwira ko nawe yumva na kera akunda gusenga buri gihe ukunda ikintu iyo ukunda ikintu byanga bikunda kikugarukaho urabona uko ameze ni muzimu wamubwira ngo tegusubira i Kigali asubira i Kigali kandi mu gihe gito cyane mu gihe gito kuri 27 yageze hano none uyu munsi turi tariki ngahe ebyiri urumva ubu yasubira i Kigali akijana
ubu wamutuma mu giterane akavuga ubutumwa, ubu yajiwe. amaze kugera hano niki mwakoze? Icyo twakoze twarasenze, tugeraho n'ikintu bacinjira, acinjira mu nzu, bakimara kugera mu nzu ikintu nakoze nese nsenga Imana, nakora Imana, ndasenga cyo kuri Imana yuko abyara, Imana yumva iratwumvira, iramanuka. Imana imufiteho umugambi, nko kwicara imbere yanyu, itangira gukora imirimo yayo, atangira kugarura ikintu bita iki ubwenge, atangira kumenya ahantu hari, atangira kuvuga ati ndumva nshaka iki, yaje utamubaza ngo ushaka iki, atangira kuvuga ngo nkeneye ibiryo ibi n'ibi. Noneho buca ku cyumweru ngira ngo service yose hano iwanje mu rugo niwe nayikoreyeho, nayikoreye kuri we, ngira ngo ntabona agiye, nirirwa musengera, ndamusengera, bigera nimugoro batangira gutanga ubuhamya, ndetse atangira no kumva ko yatubwiriza. Kuwa mbere ndakomeza, kuwa kabiri ndakomeza, kuwa gatatu aravuga ati ndumva naje no mu isoko. Rero kugira ngo menye wa Mana ko wakoze ibyo ntangiye kubona, nta nubwo njyana nawe, na musaza we ntiyajyana nawe, agenda wenyine n'akana gatoya, aragenda afite akanyamuneza, bajye bamwerekezaho kabisa, kamera kugira ngo abantu agenda wenyine, Isirayeli nayo iri gushima Imana. agenda wenyine, aja guha wenyine, ndetse anaduhahira n'iby'urugo rwacu rutateguye. Yego. Isombe azana iki, atangira kunyigisha nk'umukozi w'Imana ati dore imbaraga nyinshi bazakuvuyemo, uje urya umuneke, uje ugira iki, uje urya ubuki, atangira kunyobora ibintu naryo. Rero nibyo tuvuga ibitangaza by'Imana uko mwabidusabye, dushaka kubwira abantu bose ko Imana ifite imbaraga. Hanyuma urakoze cyane, ndumva turi kugenda tunagana no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Hari abantu batinya gusengera abantu, kavuga ati ndamuka musengeye wenda ibyo arwaye simbizi bisha nanjye kuba byangeraho, wowe kuki ntabwo bugira Sekazo? Iyo mpano nayihawe n'Imana, kandi iyo umuntu agiye kuzano cyangwa niyo yakomanga, ngira ngo uyu yanabivuga, ari benshi banakomanza, hari na benshi banakomanza musanga no bakira no kureba, iyo katayibabwiye bamusanze nabo barembye, bakira ari kureba, bamfasha no kubasengera, ahubwo baragenda. Abo nabo barakize, baragiye, yababwira imodoka yaje kare mpagurutsa saa 10, yababwira undi muntu bazanye mu mutwe mu gitondo hano, yagiye areba, kasobanure kabisa, yabibwira. Byukuri iminsi twari tumaze dusenga yishimishije, umunsi ku wundi wabonaga ko bigenda neza, nanjye nkabona hari icyo Imana ishakaho. Abo bantu ko kora ubonye bandi, mu by'ukuri muri iyo minsi babiri hahandi numva nkeneye gutanga imbaraga, nanjye ngo ngire icyo mbakoraho, nawe warasenga kandi nagikoze. Ubu imigisha yatangiye kururuka inabaturutseho. Abo bantu babiri barabasengeye no barakize, baragiye. Mu by'ukuri rwose cyane, hari uwaje mbona ari hanyuma yanjye, damu abandi bita aba big mama, rero n'abantu bigeze n'imibiri nkaje nawe wigeze. Nako ndashima Imana, yaba uko nayisabye 185 ndabona bizi, nabyo na mashini. Hanyuma abo bantu none wowe nabonaga arengeje, ariko yaje afashwe n'abantu batandatu, Daihatsu bayiparitse hano. Mu by'ukuri umugabo we yaje ari umuntu wihebye cyane, byagaragara ko yinzobe, ariko yebaye urukara. Ikintu cyantangaje, yewe ahantu haricaye mu iguni rya shapeli ry'urusengero, umva yavugaga, umudamu araryamye araho, ndamureba, sinabasha kumufata ipica, wenda muvuga ubutumwa yaba yafite, ariko pe ijambo ryanshimishije nasigaranye ku mutima, rivuga nti aha hantu hari Imana, imbaraga zirahari. Yabwiye umugabo ati ariko ko tumaze gusenga, ariko kutabanguka ko ndishonje, kandi yaraje ubona adashobotse. Mu by'ukuri twabyitse mu gitondo, ubundi ibihe bikimeze neza, ntabwo twiteye akaga kazi igihugu, kazi isi yose, cyicaze covid ntaho kitareba, ariko iyi mbaraga zihari turitazanya, ntaho yo kuri metero 2 gutyo, unashoye n'eshatu wazijyamo, n'eshatu rwose twarahamagaye mutegeranye, imbaraga ziruruka, upfuka mu ngo umva dusiga tunaburarana, mwari munabizi, ushobora no kurara wenyine. Yaje ahubwo nahoze nseka, hari umwana nitegereje niko se sha komereza ubwanwa uri umukobwa, urwo ruziga biti
kugeza ubu muzagenda mubibona si jyewe si undi iminwa n'udupfuka muzura umunwa bundi turifuka tukamiramiza twamaze kuzana amabara ashushanya ariko tugomba kubyubaha nyine mu rwego rwo kwirinda icyorezo. noneho umurwayi we twarasenze turasenga imbaraga zirururuka umukozi w'Imana amusengera arakira. Reka igiterane cyo kuwa kabiri cyabonetsemo imigisha ikabije cyane. Reka tugaruke kuri Sekazuba turugana no ku musozo. Sekazuba, uburyo urimo gusengera abantu n'uburyo bwo kuri gukoresha kugira ngo urwanye icyorezo cya COVID-19 bityo uko usengera abantu bidatera abantu ikibazo ubigenza ute? Okay, ngewe Sekazuba ndiho nubaha gahunda za leta. Niba banzaniye umurwayi nko murwayi babagiriye nabi, ikintu nkora cya mbere manza kubimenyesha umukuru w'umudugudu n'akagari, kuko ntago nkura abantu mu bitaro, ahubwo hari abantu bagirirwa nabi jyana nawe akabatuboneka tumujyane kubera twamenye kasenga, ariko memenyesha inzego. Namara kwimenyesha ubwo gusenga kwacu nukuba turi muri metero nkuko bisabye, kuko arega abantu ari kintu abantu batazi n'udupfukamunwa batwambaye tutwambaye ndumva kanze kubwira imbaraga z'Imana nivuga ngo manzu uvana agapfukamunwa ngo ni imbaraga z'Imana zirakora. Imbaraga z'Imana zivuga ngo ndamanza mufare ku mutwe oya mu izina rya Yesu, ariko ntago mukora mu izina rya Yesu. Ubu siko ndi hano ntago ndi kuvuga izina rya Yesu kwaryumva. Ubu ni ryo zina iyo uryumvise ukaryumva ukaryizera niryo rikora imirimo. Ntago ari ngombwa ngo reka manze ngufate kuko kumufata nabyo byatera ikibazo. None se hari abantu dusengera mu biterane dusengera nko mu matendo ugasanga ibitane 2,000 ugagana kuri pode mukavati mu izina rya Yesu ndasengera abarwayi, uwizeye urimo agakira. Uko niko mbigenza nta muntu nkoraho. Urakoze cyane. Rero no muri COVID niba ari metero 3 uje n'umushaka uje muri 5 icyo ushaka no kugira ngo wumve izina rya Yesu riva mu kanwa ka Sekazuba. Nushaka uje hakurya kwiriya nzu vuga ngo mu izina rya Yesu man ubu burwayi buri mu uyu muntu mukize. Ibyo byo byonyine kwizera kusenze no kwizera kusengewe Yesu akora ibitangaza. Urakoze cyane Sekazuba. Rero ndakobaza ikibazo cya nyuma tugana no ku musozo. Urasengera abantu bagakira ariko ni isengesho gusa cyangwa utanga n'imiti? Nta miti ntanga nguye ari hano yaravuye Kibagabaga bamuteye inshinge, hari ushinge n'amaye nta kinini nako izina rya Yesu ndamusengera n'umuzima. Uwo bazanye avuze uwo wari umurushu n'imodoka yazanye nta kinini namuhaye, twarasenze Imana yo mu ijuru iramukiza. Kuko iyo usomye Bibiliya ba Eliya bakoze ibitangaza bayirisa. Elisa ari umuntu wigeze kubera ngo aho yimuti tawe uko Yesu yarari na iyo mwizeye gusa akora ibitangaza. Urakoze cyane Sekazuba. Rero reka rero tubabwire inshuti ba Intumwa y'Agakiza TV, tubabwire yuko uyu munsi twaje kugira ngo tugane n'umukozi w'Imana Sekazuba uri kuduhamiriza yuko uko Imana akoraga ibitangaza kera n'uyu munsi ariko ibikora, kandi abantu bari gusengerwa bagakira, ariko byose bigakorwa hano hezwa gahunda za leta zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, bahana intera bambaye udupfukamunwa, nta sengera abantu bakozeho mu rwego rwo kugira ngo nyine adaha icyuho kiriya cyorezo. Sekazuba, turi kugana ku musozo, nire jambo wavuga dusoza? Ndashaka kuvuga ko ibi bintu bya COVID byo kwirinda kuko harabo dusengera kuri telefone, umuntu akakwakura ati ndarwaye ndi Burayi ukamusengera ukumva arakiza. Nibyo nashaka kugira ngo mvuge, iyo uhaye izina ry'Imana ukariha imbaraga birakora. Ibyo twagana ku musozo ndashaka kugira ngo nsoze mbwira abantu ngo Imana ikora ibitangaza. Ibitangaza ntibabiharire shitani, urasanga ntibabiharira abapfumu ntibabiharire ngo abarozi. Imana yacu niyo ya mbere ikora ibitangaza. Bayizere bayiringire. Imana ikora ibitangaza, ikora imirimo. Ibitangaza wenda nashaka kuvuga by'Imana ngira ngo igihe uheruka hano, igihe wansuraga kera waheruka hano nkubwira ko hano nkakodesha imyaka 3 n'amezi 6, ariko hageze ntacyakodesha hitwa iwanjye. Sinibye sinagize ni ibitangaza by'Imana. Urakoze cyane. Rero ibyo ndashaka kuvuga ibitangaza by'Imana. Rero ndashaka kugira ngo abantu izere Imana uyiringire, ibyo byose zabyikorera. Urakoze.
reka tugane ku musozo. Mubyeyi rero uri mu mashimwe cyane, uranezerewe, wari ufite ikibazo ntiwari uzi aho uri, byari bikomeye, urwana uterana amabuye uvuga amagambo menshi atandukanye, none Imana yaragukijije ikoresheje umukozi wayo Sekazuba Jean Damascene. Ubu ni iki iyo urebye Sekazuba wumva mubwira? Sekazuba kugeza ubu ndamufata nk'umuntu w'icyitegererezo, nabwira abantu wagira ikibazo akamusanga. Gusa Zaburi 22:19 niho naje gusoma ngo Uwiteka ni umuvunyi wanjye, niba ikibazo ufite ikibazo ni nko kuvuga ubanga ukuntabare. Aho hasoma wese niba wumva ukomerewe nta jambo rirutira, noneho yitabaje ukanatabarwa, bisa nk'umuntu wawe uri mu kaga. Urugero nabaha, nkunda kuvuga ntanga ingero mu babare, genda nawe n'umwarimu. Ariko buriya umwana yituye hasi akabona umuntu wiruka nkako kanya ataratinda nko mu masegonda 5 umufasha, ntabakirize ako kanda kababwiye, kubera ko babonye umutabaro ubangutse. Nawe watabawe? Noneho natabawe byihuse itanumva ko umuvunyi wanjye yururutse. Haleluya. Asante sana. Amen. Murakoze rero nshuti bakunzwe n'Umwagakiza TV, rero tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu na Sekazuba Jean Damascene uri kuduhamiriza yuko Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ati natangajwe no kubona no bivuga ngo abapfumu bakoze ibitangaza, ngo abapfumu ngo bagize gutya, abapfumu bagize gutya, abarozi bagize gutya. Atari ko abantu ni mukura amaso ku bapfumu, mukura amaso ku barozi, mukura amaso ku bindi binyabubasha, mwimumenye ko Uwiteka Imana yacu ari Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Reka tubashimire kandi tubararikira gukomeza kujya mukurikira ibiganiro byacu, mukora subscribe muyikandaho, hanyuma mugakanda iyo nzogera ikagira utuntu tumeze nk'amatwi, hanyuma asigaye ariko mugakanda no kuri share kugira ngo muhereze abantu bino biganiro bigere ku bantu benshi batandukanye. Sekazuba Jean Damascene umukozi w'Imana, turamushimiye, ukomeze umurimo w'Imana, Imana izaguhemba. Abantu bafite ibibazo bikomeye mujye musanga Sekazuba abasengere, ariko hari ikibaca hari umufurage. Oya nguyu yinciye hano aho nandi nasubiza ubikorera ku buntu. Njewe ijambo ry'Imana ngo twaherewe ubu afite amashimwe. nanyerekezeho mundira kumwe. Rero nta kintu mbaca kuko ijambo ry'Imana avango ntago mwaherewe ubuntu mutangira ubundi. Imana iguha umugisha cyane Sekazuba Jean Damascene. Reka tugane ku musozo bantu muteze amatwi iyi televiziyo murimo rukora n'amashusho. Ikiganiro kiraryoshye ni cyiza cyane, murumva cyakomeza, ariko ngo umwanzi wihe n'amasaha. Reka dusoreze ahangaha, mwese Imana ibahe umugisha. Reka rero Sekazuba asenga Imana, asabira umugisha iyi televiziyo, anasabira umugisha abantu mwese mwayikurikiye, kandi asengera n'abarwayi n'abandi bafite ibibazo kugira ngo Imana ibarengere kandi ibagirire neza. Turi buze kuza kugaruka nyuma, reka tubanze dusenga Imana. Murakoze, manje gushimira Umwagakiza TV aho mugejeje mwamamaza umurimo w'Imana, mwamamaza ibitangaza by'Uwiteka. Nanjye ngiye kubasabira umugisha, kandi ndifuza ngo iyi televiziyo izamamare n'isi yose yimenye nkuko n'ubundi bayibona, kandi nifuza kugira ngo muzamuke ibagura Imana. Rero televiziyo Umwagakiza ndabashimiye cyane bivuye ku mutima wanjye, nta kubabesha, ndabakunda cyane kubw'icemezo mwafashe mugashare iyi televiziyo. Abantu usanga bashira televiziyo kwamamaza imiti yo kwamamaza abapfumu, ariko ndabashimira ko mwashize iyi televiziyo yamamaza imirimo y'Imana, yamamaza ibitangaza by'Imana. Ndabashimiye Imana mu ijuru bahumugisha. Reka dusenga Imana. Mana mu izina rya Yesu, uri Imana ifite imbaraga, ufite ubushobozi n'ubutware, urera urakiranuka. Ndagushimiye aka kanya kanone ku Umwagakiza TV yageze hano muri rugo. Ndabashimiye kugira ngo umugisha wawe uboneke kuri bo, umugisha wawe uboneke ku byo bakora, kandi ibiganiro bica ku Umwagakiza TV byubaka abanyarwanda, byubaka abanyafrika, byubake abatuye isi yose, Amerika, Ibulaya, Aziya, Aziyaniya, Suwedi, ibihugu bitandukanye byose. Ndabisengera kugira ngo intumwa y'agakiza ibiganiro byose biciyeho byubaka imitima y'abantu. Abari bananiwe muyoboke intumwa y'agakiza TV, Imana ibafashe. Kandi ndasengera abarwayi bateze iyi televiziyo amatwi aho bari mu mpande zitandukanye ku isi, ku migabane itandukanye. Imana ibakize bagire neza, bafite ibibazo bitandukanye Uwiteka bikemure.
ibyanze gushoboka bishoboke, ibyanze kwemera byemere, bidafatika bifatike. Uyu mwanya ukibona iki kiganiro kiri ku Ntumwa y'Agakiza TV, wakira igisubizo kivuye mu ijuru, cyifuza igisubizo kinezeza umutima wawe, waba urwaye ukire. Urakoze Yesu, urakoze Mwami Imana ko wabanye natwe, imirimo yawe ikomeze yabamare, ibitangaza bikomeze bikoreke, kandi natwe ukomeze uturindire ubuhamya dushigikire mu murimo wawe iki gihe cyane, kuko benshi barananiwe, imbaraga zawe ziganze kuri twe. Urakoze kubikoze, kandi ko buri wese ubonye ubu butumwa yakire gukira no gutabarwa, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo w'i Nazareti, amen.